ariko muri theology tuba dufite abarimu beza kandi basobanutse. But in theology there are some teachers who are very good at it. Wamukorera counseling nkuko nayize umuntu rwose agasigara ameze neza. Alright, twagarutse ntabwo tujya tubatindira rero nkuko musanzwe mubizi. Iyi ni Ndahe isi ya none TV ikugezaho ibiganiro byiza bicukumbuye, ikugezaho ivuga butumwa ryiza rikora abantu benshi ku mitima, benshi abarwayi cyangwa se n'abandi bafite ibibazo bakagenda bakira umunsi ku wundi. Nimba utarakanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ujye bibona 5 kuri 5. Iyi saha uyu munota twicaye nanone mu busitani bwiza nk'ibisanzwe hano mu busitani bwa Ndahe. Na ahantu heza nakubwira ngo wakwifuza no kuhatembera, ushaka gusoma ijambo ry'Imana, ushaka gusoma Bibiliya, ushaka gusoma ibitabo byitaruye ku giti cyawe, ibitabo witaruye waza ugasoma. Ndi kumwe mbizi nimba ari abapasteri, nimba ari abanyeshuri, nimba ari abigishwa, nimba ari iki, nk'umugabo navuga ko usobanutse. Tugiye kuganira byinshi bitandukanye kuri we, ariko by'umwihariko rekana ngo ntawe uvumba ngo ayo yengewe, ariko ngiye ku giti yanjye bansogongisho gatoya ngo ashobora kuba ari umunyeshuri. Reka twumve ni umunyeshuri, ni muntu ki, yiga iki, tuguhaye ikaze. Welcome you. Murakoze cyane kumpa ijambo nkuko mubivuze koko. Thank you for your time. Ndi umunyeshuri muri Ndahe Theology and Discipleship School. I'm a student in theology, Ndahe Theology Discipleship School. Nkaba ndi muri level ya diploma. I'm in the diploma level. Nitwa Bikorimana Frederic. I'm called Frederic Bikorimana. Nkaba naraje kwiga theology, numvisha Ndahe ibyiza byayo nibyo iha abantu kandi bifite ireme. I came to study theology after hearing the good things about Ndahe. Ni kubwiyo mpamvu namwe mwaje kureba ibyo byiza kugira ngo tubisangize abandi nabo bazabashe kuza kubyirebera. That's why you all came here to show the people the good things that we have here. Murakoze cyane. All right. Reka mfite ibibazo byinshi ndibuze kugenda nkubaza. Usengera muri hedini bwa mbere? I have a lot of questions that I'm going to ask you. Which doctrine do you pray in? Nsengera muri Anglican Church. I pray in Anglican. Ni ikihe kintu cyatumye ujya kwiga theology? Why did you study theology? Cyatumye kwiga theology, ubundi nize comptabilité muri kaminuza, mfite level ya licence. Before I studied theology, I have a bachelor in accounting in the university. Maze kubona ko maze kumenya ubwenge ngasoma n'imigani kuntu avuga ngo kuba witeka nibwo bwenge kandi kuva byandiko kujijuka. After studying all those bachelors and I read the proverbs like coming out of sins the knowledge, I decided nasanze ku bwenge nize mu ishuri ry'ibisanzwe ngo kongera ubwenge bwo kumenya Imana cyo no gusobanukirwa umugambi wayo. I found out that the knowledge that I had in the university, it was better to add the spiritual knowledge of theology. Perfect. Dusangize rero mu masegonda make, dusangize ubuzima bwawe wari ubayeho utaza kwigisha n'ubuzima ubayeho ubu ngubu. Dusangize ku buzima bwawe wari ubayemo mbere yuko wiga n'ubuzima bwawe ubayemo uyu munsi uri umunyeshuri wiga theology. So a life that I used to live before coming to study theology and after studying theology. Mbere yuko niga theology, before I studied theology, nkaza kuyigeramo ubu akaba ariyo ndimo nanone tuvugana. And that's what I'm doing today. Nakuyemo inyungu nyinshi mu buryo bwerekanye n'imibanire n'abantu. I've gained a lot of experience in the way that I live with other people. Uburyo bwo kumenya ijambo ry'Imana no kurisobanura no kurisobanukirwa. The way of studying the word of the Lord and explaining it to other people. Kumenya igihe tugezemo ndetse n'ikihe kizaza. To know the time that we are in and the time that is going to come in. Kumenya uburyo umuntu acunga ibintu n'uburyo byitwaramo. To know the way that you can control and handle things. Mu gihe mbere najyaga imbere y'umuntu akambwiriza ngatana bisobanukiwe. Like before, I used to go before people and they preach me to preach about things and I didn't understand. Ako ubu ngubu ndagenda yambwiriza nkagenda gukora ubusesenguzi nkumva niba ibyo yambwiye koko cyanga ibyo yangaburiye ari byo koko. And today I can hear some preachings and I go and study about it so that I can know the truth that is inside. Kubw'ibyo rero harimo itandukaniro rinini kandi rifatika. For that there is a very big difference in it. Kuko namenye cyane gutandukanya ikiza n'ikibi mu buryo bwimbitse. Because I've known to separate the right and the wrong things. Ibyiza ni byinshi rero byo kwiga theology. The good things about theology are very many. Kuko nk'ibintu cyane shingiraho ni ibintu bya deliverance and counseling and deliverance. And I can emphasize on deliverance and counseling. Ni isomo ryija cyane ku buryo budasanzwe. It's a very good lesson.
kuko maze no kurikoresha ahantu henshi kandi ritanga umusaruro ufatika. Because I've used it in different places and it has like produced a very good value. Aho umuntu agera yarageze muri fayino yo kwiyahura. Today, like you find people, they are reached to the extent like they want to kill themselves. Wamukorera kanseri nge nkuko nayize umuntu rwose agasigara ameze neza You give them agahinduka. counseling the way we have studied and they feel free and they live killing themselves. Ni ibintu byiza cyane rero kwiga theology. It's very good to study theology. Kuko bigira ibintu byinshi bibikungura ku giti cyawe. Because it helps you to study and gain another. Ndetse no kungura abandi muri rusange. And helping others. Wumva nurangiza kwiga theology uzakora iki? After finishing learning theology, what are you going to do? Nindangiza kwiga theology nkuko nzanzwe ndumuvuga butumwa. After learning theology, because I'm an evangelist, I'm a preacher. Nabayewe ntarayiga. I was a preacher before studying theology. Maze kuyiga rero nageze mu rundi rwego. So when I'm studying, after studying theology, I'm on another level. Nzakomeje mfasha abantu. I will keep helping people. Kuko nize amasomo menshi. Because I have learned a lot of lessons. Nize Bibiriya isezerano rya kane isezerano risha. I've studied Old Testament and New Testament. Ibitabo 36 kubisobanura uko neza ku buryo burambuye. 66 books I can explain them in different ways. Ubundi tugarutse inyuma igihe wambaza guti utaraza n'igihe waje wungutse iki. Like the question that you asked me, like before I came, what did I gain? Hari abantu bazi Bibiriya nk'igitabo gisanzwe. There are some people who know the Bible in like their normal book. Ariko Bibiriya ni inzu y'ibitabo, ni inzu y'ibitabo. But the Bible is the house of books. Kubera ko Matayo hari igihe umwumva ngo ni Matayo. Because you can hear about Matthew. Ntumenye Matayo icyo yaragamije. You don't know what Matthew like planned to do. Ntumenye Matayo ni muntu ki. You don't know Matthew who he was. Ese yabyanditse agamije iki? What he wrote, what was the purpose of the things he wrote. Ariko muri theology tuba dufite abarimu beza kandi basobanutse. But in theology there are some teachers who are very good at it. Binjira mu kintu bakayisesengura ugataho cyumvise neza. They go deep. Mbere ugeze kuvuga ko wize contability. Ni gute ushobora gufata ibyo wize ukabihuza na theology? Ni kuvuga ngo ese birashoboka ko ushobora kuba wakora muri bank ariko none warize na theology. Ibyo bintu bihuza gute? Before you said like you studied accounting, like how are you going to combine the accounting you studied and the theology that you have? Can you work in a bank when you've studied theology? Yego ndabyumva neza kubihuza. Ntabwo ari ibintu bigoye kuko muri contabilité nize gucunga amafaranga. Like combining it is not something that is very hard. Like in accounting I've studied managing big sums of money. Ariko iyo wize accounting yonyine, when you've studied accounting only, ushobora kubona amafaranga ukora nko muri banki ukifuza gukora. You can see a lot of money in the bank and you feel like trying to get some out of it. Wabona ibintu by'abandi ukifuza kubitwara. When you see some money of others, you feel like you want to take some. Ariko iyo wize theology, when you've studied theology, ugira ikintu bita ubunyangamugayo. You have integrity in you. Ntugira ibintu byirari bitari byawe. You don't want things that are not yours. Umuntu yatana ikintu kwa wakimuha. When someone throws something mistakenly, you take it out of and give it to him. Ukaba wagira n'abantu inama. You can give advice to other people. Zerekera bacunga ibitari byawe n'ibyawe. In the way you can manage things of yours and not yours. Muri make bituma usobanukirwa ibintu bita accountability. You start about accountability. Ukamenya ukabona n'igisonga. You be like the head, you be at the head of it. Cy'ibintu byawe cyangwa ibitari byawe. You be the head of things that are yours and things that are not yours. Byose ukabikora neza nk'ari byawe. You do it all of it like it's yours. Byose birunganirana ariko theology noneho yo ituma ubimenya ku buryo burushijeho. Like theology helps you to understand it in a better way. Thank you so much. Ese kuza kwiga theology bya bisaba imyaka, byaba hari ibindi bintu bisaba kuba wujuje, bisaba kuvuga ngo byibuze ufite diplome, ubundi bisaba iki ubundi nkawe wagiye bagusaba iki? Urumva ko nkawe uri umuntu ujijutse wize contabilité, wagiye warize contabilité, ariko se noneho hari abantu mwigana bose barangije licence, barangije kaminuza, bafite licence. Coming to study theology, does it require a certain age limit or does it require a diploma or something else? What does it require to come to study theology? Icyambere bisaba ni ubushake. First of all, it requires you to have that feeling, like you have that thirsty to come and study. Icyakabiri abantu bumva theology bakagira n'ikintu gisanzwe bisaba ni ubushake. First of all, it requires you to have that feeling, like you have that thirsty to come and study. Icyakabiri abantu bumva theology bakagira n'ikintu gisanzwe. Then there are some people who study theology, they think it's something that is normal. Ariko nasanze ni nka science nkuko nizo contabilité cyangwa umuntu yiga imibare na physique. But theology is a science the way you study physics and chemistry. Ibyo ro bisaba kwishura.
So it requires you to pay money. ukabyiyumvamo You feel like you want it. uba umeze nk'umunyeshuri nk'uko umuntu ajya muri kaminuza akiga bisanzwe. You are like a student in a university. ntaho bitaniye kuko ama attendance There's no difference even in theology. There is attendance. amabirote There is like reports. ibintu byose report barazisaba nk'uko basaba no mu mashuri They asanzwe. give you a report the way it is in other schools. icyiza nuko muri theology ho The good thing about theology is babikubwira banakuyobora no ku Mana. they give you all those when they are leading you to the Lord. amategeko n'amabwiriza mbese ya Bibiriya babigenderaho. They follow the commandments of the Lord in the Bible. murakoze cyane. Tugenda tugana ku musozo, niki wumva wabwira ba bantu noneho sasa bavuga ivugabutumwa ariko batarabyize, ariko ugasanga barimo barabikora nta muhamagaro cyangwa se ugasanga bikora wenda kugira ngo ari indonke, ugasanga wenda bavuga ngo nzaza kubwiriza mu rugo wawe ugire wenda umpagatike n'ibiki byose, niki wumva byibuze babwira nayahe makosa amwe namwe wumva baba bakora, tugana ku musozo tubwire n'ikiri ku mutima wawe. Like when we are summarizing, what could you tell to people who do the word who preach the word of the Lord without studying theology, and those people who do the preaching like they want to get something out of it but without the knowledge of theology? And you can also tell us what is deep into your heart. bariya bo nababwira ibintu byinshi I can tell to them a lot of things kuko nta muntu ukora ikintu atize. because you cannot do something without knowledge about it. ntabwo ujya kuba engineer utarabyigiye, You can't be an engineer without ntabwo ujya kuba dogiteri ngo ugiye kuvura abantu utarabyize, You can't treat people without like studying medicine or yes. ntabwo ujya kwigisha abantu iby'ubuhinzi utarabyize. You can't teach people about agriculture without you studying agriculture. ikintu cyose wigisha bisaba kuba warakize. So everything you teach to people you must have learned it before. umuntu umwe niwe wavuze ngo ntawe utanga icyo adafite. There's somebody who said they can't give something you don't have. nta muntu wo wakwigisha ibintu atize. You can't teach something without learning it. baravuga ubutumwa rero bigisha batarabyize, So the people who preach without learning it, baba batandukiriye cyane they are teaching things they don't know kuko baba batanze ibyo badafite. because they are giving what they don't have. nkaba nabagira inama kugira ngo bajye baroga abantu, I can't give them advice before poisoning other people. bayoboke amashuri nk'uko leta y'u Rwanda ibidusaba, They first study as the government of Rwanda teaches us, maze nabo bigisha ibyo so bize. that they can teach what they have learned. umuntu wese uvuga ibyo atize Everybody who speaks without things they have learned, ni nk'ingunguru imanuka ku musozi yivugiriza ihamiriza. it's like something that is rolling on the mountain just making noise. So kwiga rero ni byiza cyane. So learning is very good. bavuga butumwa namwe bapasiteri namwe abapotere n'abandi batabyize, Preachers, evangelism, apostles, everybody who didn't learn about it, muze mwige kandi mumenye mugire ubushobozi butuma mukora ibyo bintu muzi. please come and learn so that you can do the things that you do with knowledge. kwiga teoloji Learning about theology ni inkingi y'iterambere. is the foundation of the things that are going to happen. kwiga teoloji Studying theology ni ikintu kibanze mu bintu byose, is something that is required in everything. kandi niyo nshingano twahawe, inshingano nkuru That's the due usanga muri Matayo 28:19 na 20 in Matthew 29:19-20. havuga ngo mugende mu mahanga yose muhindure abantu bose abigishwa, It's saying that go all over the world teaching and turning people into prophets, mubatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. baptizing them in the name of Jesus. ntabwo twahamagariwe kwigisha abantu gusa, We are not called to learn only, no kubahindura tukababwira ibyo tuzi, but also to change them and telling them what we know. kandi ni ukugenda ahantu hose, ntabwo ari kuguma hamwe ngo bagusange. It's not only staying in the place where you are for them to come. It's going around the world. kandi ibintu twigisha ntabwo ari ngombwa ngo tugire ikintu twaka cyangwa tubona, Everything that we learn is not a must to require something to get it. ahubwo kuko twahiriwe ubuntu tugomba gutangira ubundi. Because we are given for free, it's good to give for free. murakoze cyane. Thank you so much. Wigeze kuvuga ngana ku musozi ngiye kubaza ikibazo cya nyuma kimwe. Wigeze kuvuga ngo wabaye umuvugabutumwa mbere yuko wiga teoloji, yego? Yego. Twavuga ko nkuko waruvuze ngo abapasiteri babwiriza bataragize bakora amakosa. Twavuga ko nawe mbere wakoraga amakosa, warogaga abantu. The last question is like you told us like before coming to theology, studying theology, you were a preacher. So my question is, as you said, people who preach without theology, they are doing the wrong thing. So does it mean that before you came to study theology, the preaching you are preaching, was it wrong? ntabwo ari kuvuga narabarogaga I didn't mean like I was poisoning them, cyangwa nabigishaga ibitari byo, or I was teaching them the wrong things. ariko indyo nabagaburiraga ntabwo ari yuzuye. But the food that I was giving them was not like full nutritious. ubikora atarabyize The people who do it without knowledge, arabikora bikanagenda neza, they do it and it happens to be, it seems it's going on well. ariko ntabwo wafata umwana w'umwaka umwe But you can't take a baby of 1 year wamuha ikijumba akakirya,
You can give them an Irish potato, they eat it. n'umwumbati wa mwaka wurya You can give them cassava and they eat it. ariko ntabwo rero wari umukwiriye But that's not the thing that yari akwiriye indyo yoroheje ituma akura neza. the baby requires something that is very soft. Icyo gihe narabagaburiraga I was giving them food, simenye ibibakwiriye, but I didn't know what was required for them. ariko umuntu wese mbwiriza cyangwa ngaburira But everybody that I'm feeding and I'm preaching to, ndimuha bitewe n'urwego arimo. now I'm preaching and giving them because of the level they are in. Ariko mu bari abavuga butumwa The preachers that are out there, ibyo abwirije umwana w'imyaka 2 the food they are giving, or the preacher they are giving to 2-year-olds, nijya abwiriza umusaza cyangwa umukecuru w'imyaka 80. that's the same preaching they are giving to old people in spirit. Ibyo rero ntabwo bikwiriye, tugomba gutandukanya ibyo tugomba kugabana uko tugomba kubitanga. So we have to separate what we are preaching to different people. Niyo mpamvu teoloji ari nziza cyane. That's why theology is very good. Murakoze. Thank you so much. Tugana ku musozo, watubwira aho umuntu yabasanga, aho mwigira muri rusange kugira ngo ujye uzari n'ushaka kubagana, ndetse na adresse muri rusange. Ni hehe umuntu byibuze ushaka kubwira wenda adresse aho umuntu yabasanga, ndetse no kugira ngo byibuze ari n'umuntu ushaka kuba yakunze wenda avuga ati nanjye nzaza kwiga nanjye ku ishuri ryanyu, ni adresse nizi. As we are winding up or closing our time, like if someone wants to come to study at your school, what's the address they will use? Ngewe tuganira dukoranye ikiganiro niga Kabeza n'ishuri y'i Kigali. For me, I study in Kigali at the branch of Kabeza. Ariko twaguye amashami, dufite n'ishami Muhanga mu mujyi. But we have different branches. We have a branch in Muhanga, in town of Muhanga. Iburasirazuba ni Kabarondo mu mujyi. We have one in Kabarondo. Iburengerazuba ni ku Gisenyi. And we have another in Gisenyi. Ariko tuzashaka kugenda twagura amashami uko bwije nuko And bukeye. we want to keep on expanding the boundaries. Bisaba gukora cyane. It requires a lot of work. Ibirenzeho murabibona hasi kuri TV iyo turi kuvuganiraho. Other things you are going to see it on your screen, on your screen. Murakoze cyane. Thank you so much. Murakoze cyane namwe. Thank you so much. All right. Reka ngushimire twabanye kuva ikiganiro gitangiye twari natugera ku musozo. Nimba utarakanze subscribe kuri Ndahe Isi ya None TV, nicyo gihe niwo mwanya kugira ngo ukande subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5 kuri 5. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Bye bye.